Bakunzi ba Kamanzi Official, ngiye kubasuhuza cyane nifuriza buri wese kugubwa neza nkuko bisanzwe, ariko cyangwa hari wenda ubungubu ntibisanzwe, ariko nta gikuba cyacitse. Umuntu rero utarakora subscribe dufashe ikore kugira ngo tugendane rwose urabugize neza. Nkuko bisanzwe rero tuganira ku ngingo zijyanye na business n'ubukungu, ariko hakaba hari ibyo twajyaga twibandaho ku ngingo ya Pi Network. Ubu siko bimeze kubera amabwiriza nkuko mwabibonye twabinyujije ku rubuga rwa YouTube rwa Ihumure TV, ariko ni ngombwa ko natwe hano nababwira kuko babitabagezeho bose bitewe n'amabwiriza asanzwe tutari tuzi, ariko twamenye twahisemo kubanza gutegereza amabwiriza mashya ari muri gahunda arimo gutegurwa agenga aya ma crypto uko zakoreshwa zacuruzwa mu gihugu. Ntabwo rero twemerewe gukomeza kwamamaza ibi bintu. Rero hari amakuru bafitiye uyu munsi, reka tubanze tubabwire yuko abantu bose bafite ikintu cyitwa ibirori cyose, abashyitsi, inama, bakeneye ababategurira amafunguro meza cyane aryoshye. Iri tsinda rigifite ibikoresho byo ku meza byo mu gikoni, barabafasha cyane. Ni itsinda ryitwa JMK Group. Hanyuma wabahamagara kuri nimero 0782 533 ukeneye kwambara rero, kwambara ibyo bita, ndavuze ngo kwambara karimba, aho waba ushaka kujya hose, ku bagabo cyangwa ab'ibitsina byombi, uhamagara Mama Grace na decoration, ndetse decoration mu birori ibyo aribyo byose. Hamagara Mama Grace kuri 0782 638 hanyuma kandi akorera mu isoko rikuru rya Nyarugenge muri etage ya kabiri cyangwa se floor ya kabiri mu muryango wa 20, akabambika rwose. Kandi hari noneho n'abandi bifuza bo mu ntara bifuza kurangura imyenda, nabo bazajya bakodesha, umuhamagare abafashe. Hanyuma mukeneye kwamamaza icyo ushaka cyose, ngaho ibibanza, abantu bashaka ibibanza Bugesera, bantu banjye ndababwira ngo ni muduhamagare tubahuze nuba ikibanza cyiza ku biciro byiza rwose, nta ngorane. Hari igihe bumva ikibazo mu Bugesera ukagira ngo wenda birahenze, guhera kuri 5,000,000 kuzamura ubundi ikibanza cyiza, ngaho ni muduhamagare rero kuri 0788 320 14 18. Ushaka rero gukora gukorera amavideo ku kwamamariza business zawe, ukagura twa video twiza ukadukoresha ushaka hose, uramagara 0782 347 19 ngayo nguko. Reka rero mbere ikiho gatoya mbere yuko tujya ku ngingo nyamukuru, icyo twashingiyeho tuvuga ngo reka tube duparitse kongera kwigisha Pi kugeza igihe tuboneye amabwiriza mashya. N'aya mabwiriza agenga iby'ubucuruzi imikoreshereze y'amafaranga, ngira ngo guhererekanya amafaranga. Amabwiriza rusange nimero 64 bahagaze 2023 yo kuwa 25 z'ukwa 4 2023 agenga serivisi zo kohereza amafaranga. Nabyumvise kareba ingingo ya mbere icyo amabwiriza rusange agamije, hanyuma isobanura umutwe wa mbere. Umutwe wa kabiri ni ibisabwa byerekeye imikorere, harimo nko kwemererwa, ibikorwa byemewe, ibikorwa bibujijwe. Ingingo ya 6 ihererekanya. Ya 7 intumwa ikwirakwiza serivisi, agent. Ese tubikora turaba agent ya tugomba kwitonda rero. Aho imirimo ikorerwa ugomba kuba ufite ibiro, konti, ibyo byose birasobanurwa. Amafaranga yoherejwe ntiyishyuzwe, kubika amakuru. Umutwe wa 3 ugaragaza kurwanya iyeza ndonke no gutera inkunga
iterabwoba. Ingingo ya 12 kubahiriza amategeko n'amabwiriza, ingamba zerekeye igenzura ry'imbere. Ingingo ya 14 ihererekanya ry'amafaranga agabanyijemo ibice. Ingingo ya 15 imirimo ikemangwa. 16 inshingano z'ubushishozi mu byerekeye umukiriya. 17 umubare ntarengwa mu guhererekanya amafaranga. Yego byo nabyo biraho. Umutwe wa 4 ni kurengera abakiriya. Ingingo ya 18 gutanga amakuru muri rusange. 19 kumanika itangazo ahakorerwa imirimo. 20 gukorera igihe ihererekanya ry'amafaranga. 21 amakuru agomba gutangazwa mbere yuko amafaranga yishyurwa. 22 ibikubiye muri serivisi yo kohereza amafaranga. 23 ihererekanya ry'amafaranga bibanje kwemerwa. 24 inzira zikurikizwa mu gukemura impaka. Umutwe wa 5 tugana ku musozi bisabwa mu gutanga raporo. Inshingano yo guha amakuru. Ingingo ya 25 inshingano yo guha amakuru banki nkuru. 26 raporo z'umwaka. Hanyuma umutwe wa 6 ni ingingo zinyuranye n'izisoza. Ingingo ya 27 ibisabwa biheza abandi. 28 imyitwarire ibangamiye ipiganwa. 29 ingamba zo gukosora ibidatunganye. 30 ingingo ya 30 ni ingingo ivanaho. Hanyuma ingingo ya 31 ingingo y'ururimi. Naho 32 gutangira gukurikizwa. Aya mabwiriza rero uko mubibona yateguwe na Banki Nkuru y'u Rwanda ishingiye ku itegeko nimero 48 karongo gahagaze 2017 ryo kuwa 23 z'ukwa 9 2017 rigenga Banki Nkuru y'u Rwanda nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu, cyane cyane mu ngingo zaryo ya 6 bis ya 7 ya 8 sorry ya 9 ya 10 n'iya 15 ishingiye kandi ku itegeko nimero 061 karongo gahagaze 2021 ryo kuwa 14 z'ukwa 10 2021 rigenga uburyo bwo kwishyurana, cyane cyane mu ngingo zaryo ya 6 n'iya 15. Nanone kandi ishingiye ku mabwiriza rusange nimero 06 karongo gahagaze 2018 yo kuwa 27 z'ukwa 3 2018 agenga serivisi zo kohererezanya amafaranga. Hanyuma rero Banki Nkuru rero nibwo yashyizeho amabwiriza rusange akurikira nk'uko ndimo kubabwira mu camake yayo. Aya mabwiriza akaba agamije, ariho wenda nsoreza kugira ngo twumve neza, agamije kugaragaza ibisabwa mu mikorere ku bantu batanga serivisi zo kohereza amafaranga, kandi agashishikariza abantu gukoresha cyane uburyo bwemewe bwo kohereza amafaranga, horoshywa uburyo bwo kohereza amafaranga ku gihe bugera kuri benshi ku buryo budahenze, bwizewe kandi bunyuze mu mucyo, ndetse no kurushaho gukorera mu mucyo mu ihererekanywa ry'amafaranga no kwishyurana haba hanze cyangwa imbere mu Rwanda, no kugenzura ko ingamba zo kurwanya iyezandonke no gutera inkunga iterabwoba zikurikizwa muri serivisi zo kohereza amafaranga.
naho kubijyanye n'ibisobanuro muri ayo mabwiriza rusange, konti ya banki mwumvisemo bivuga konti yose iri muri banki cyangwa mu kigo cy'imari iciriritse cyakira amafaranga abikijwe. Aho banki nkuru bikaba bisobanura banki nkuru y'u Rwanda. Amafaranga bivuga amafaranga y'u Rwanda n'amafaranga y'amanyamahanga. Naho uwohererejwe amafaranga byo bikavuga umuntu wese, yaba umuntu ku giti cye cyangwa ikigo uri mu Rwanda cyangwa mu gihugu cyangwa cy'amahanga, kandi wagaragajwe n'uwohereza ko ari we ugenewe kwakira amafaranga yoherejwe. Naho igisabwa giheza abandi, nuko mwabyumvise, bivuga igisabwa aho umunyamahanga utanga serivisi zo kohereza amafaranga yemerera utanga serivisi zo kohereza amafaranga, cyangwa utanga serivisi zo kohereza amafaranga akemerera intumwa isanzwe gutanga serivisi zo kohereza amafaranga, ari uko biyemeje kutagira indi serivisi batanga yo kohereza amafaranga, haba bikorera ku giti cyabo cyangwa bakorera andi masosiyete. Naho umunyamahanga utanga serivisi zo kohereza amafaranga byo bigasobanura, ubwo ni muri aya mabwiriza, bivuga umuntu wese utanga serivisi zo kohereza amafaranga utuye mu kindi gihugu kitari u Rwanda, wahawe uruhushya hashingiye ku mategeko yo muri icyo gihugu, uruhushya nyine rwo gutanga serivisi zo kohereza amafaranga mu Rwanda abinyujije mu masezerano y'ubutumwa yagiranye n'intumwa idasanzwe. Kuvuga ngo tuvuge yuko wenda nk'abantu bafashe payi bagiye kwivunjamo amafaranga kugira ngo byemerwe kuyahabwa hano mu Rwanda, nuko uwo muntu nubwo adakora hano mu Rwanda ariko yaba agaragaza hari uruhushya rumwemerera kohereza amafaranga mu Rwanda, ari umuntu ukora ako kazi kohereza amafaranga, ariko akaba yarabyemerewe muri icyo gihugu, agaragaza yuko ayohereza mu Rwanda. Ngayo nguko kugira ngo birumvikana. Hanyuma kohereza amafaranga bivuga serivisi yo kwishyura aho amafaranga yakiriwe avuye ku wayohereje hakoreshejwe konti yafunguwe mu izina ry'uwohereje cyangwa uwo agenewe, agamije gusa koherereza umubare w'amafaranga uwo yagenewe cyangwa kuyoherereza undi utanga serivisi zo kwishyurana ukora mu izina ry'ugenewe amafaranga yoherejwe. Utanga serivisi rero zo kohereza, urugero umuntu akohereje amafaranga ashobora kuyoherereza umuntu ku giti cye cyangwa se umuntu ukora akazi ko kohereza amafaranga hano mu Rwanda, ariko akohereza amafaranga, niba yohereje wenda umuntu hano ukora akazi ko kohereza amafaranga, yaba banki cyangwa se umu agent cyangwa se ikindi kigo cy'imari, akaba yakira ayo mafaranga ariko abizi ko ari ayanjye. Hanyuma rero nanone utanga serivisi zo kohereza amafaranga cyangwa utanga serivisi, bivuga utanga serivisi zo kwishyurana wese, utanga serivisi zo kohereza amafaranga, yaba atanga serivisi zo kohereza amafaranga abikora ku giti cye cyangwa abikora mu izina ry'umunyamahanga utanga serivisi zo kohereza amafaranga hakurikijwe amasezerano y'ubutumwa yagiranye n'ikigo gikwirakwiza serivisi zo kohereza amafaranga. Ikindi gisobanuro none ihererekanya ry'amafaranga ryabanje kwemerwa, byabindi twasomye, bivuga ihererekanya ry'amafaranga ryemerewe mbere ko rizakomeza gukorwa nyuma mu bihe no mu buryo buhoraho. Ari ikintu ukora rimwe ngo kibe
kirangiye ubwo ni nka license. Intumwa none hisanzwe byo bivuga iki? Bivuga utanga serivisi zo kohereza amafaranga ukora ku bufatanye n'umunyamahanga utanga serivisi zo kohereza amafaranga mu rwego rwo gutanga serivisi zo kohereza amafaranga ikoresheje amasezerano y'ubutumwa bifitanye n'ikigo gikwirakwiza serivisi kigirana n'umunyamahanga utanga serivisi zo kohereza amafaranga. Yes, kohereza amafaranga. Hanyuma ibiro, bavuze ko hagomba kubaho ibiro, bivuga ahantu hakorerwa umurimo utanga serivisi zo kohereza amafaranga hemewe na banki nkuru ubwo y'u Rwanda. Hanyuma nanone ubwo dusoza ibisobanuro, wohereje noneho, wohereje bivuga umukiriya usaba ko utanga serivisi zo kohereza amafaranga yoherereza amafaranga uwo yagenewe. Wohereje ni wa muntu ahaye wenda ikigo cyohereza amafaranga hariya cyangwa se ukora ibyo bintu cyangwa se umu agent, ariko akayoherereza hano uri buyane. Yego, reka tugarucyanga ibisobanuro nibyo ngibyo nagira ngo banyuriremo, ibindi muzajye mugenda muri soma. Reka rero dusoreze ubutumwa bwacu ku muntu wadutumye. Bakunzi ba Kamanzi Official, dufite ubutumwa bw'umuntu hano wadutumye, yadusabye ko tumutumikira. Uyu muntu ndaje mbabwire amazina ye. Yandikiye Kamanzi Official, atugezaho ubutumwa adusaba ubufasha. Dusabye ni bufasha kirero. Abona amaso hano mukibazo mutisebe niki. Nitwe cyitwa Her Majesty. Her Majesty Cosmetics. Ni ikigo gifite amavuta meza cyane. Ntabwo baranyishyura ngo mbamamaze, ariko kubwo umukunzi wacu dukurikira yadusabye ubufasha ngiye kubabwira, kandi butagoye, busaba internet gusa. Busaba internet gusa. Hano ni umukobwa bita Ingabire Mukono, yadusabye yuko twamutora. Hano bafite igikorwa cyo gupiganirwa mu kwamamaza aya mavuta yo kwisiga. Iki kigo rero abagikeneye ubundi contact zabo zirahari hano, bazibona hano hasi. Sibyo, zibona rwose. Yego. Hanyuma yadusabye ko twamushyigikira tukamutora. Nanjye ndabasabye ngo mureke tumushyigikire tumutore. Murabigenza mute rero? Nkuko mubibona hari link. Wenda ndaza byafisha hano, link ndayishyira hano muri description hano munsi ya titre, kandi muri titre itubonaho link. Gutora Ingabire ni hermajestycosmetics.com. Iyo link uyinyuzeho direct irahita kujyana kurubuga aho utorera. Nuhagera ngaha urareba aho handitse muri ayo mafoto handitse ngo vote now. Urakandamo. Numara gukandamo utegereze gafunguke. Nikamara gufunguka urabona hasigaye iminsi 4 n'amasaha 4 n'iminota 15. Niyo minsi isigaye gusa kabirira. Hanyuma uze hano ugira utyo urebe ku rutonde hano ngaba. Murabareba n'abantu 27 n'abantu 27 uyu bagomba gutorwamo uzayigukana kwamamaza aya mavuta y'iki kigo. Murareba nimero 23 Ingabire Mukono Fiona. Ugira utya ukandeho ku ifoto ye, bihinduke bityo umanuke hasi urebe kuri iryo jambo vote, uhite utora. Ukande kuri vote, kubera ko ngiye natoye ntabwo iryo natoye ribarwa. Numara kubikora gutyo bibe birarangiye. Batora inshuro imwe yonyine. Inshuro imwe yonyine. Bimaze gutora rero
uko byagenda kose ijwi rijyaho, ijwi rigiyeho nta kindi usigaje ahubwo wowe ureba aho bigeze. Fesa hamazi gesti mwabibonye, iyo utoye rero ntabwo ijwi ryongera kujyaho ubundi, kubera ko njye natoye ntabwo ryakongera kujyaho, ntabwo byakunda. Yego, ngira ngo kandi murareba yuko buri wese amanota afite arimo kwerekana icyerekezo agejeje. Amanota ari agaragara, undi hari urutonde rwabo nari narubonye sinzi impamvu ndubuze. Icyo ukora uratora ibisigaye ubyihorere, uraba umuteye inkunga rwose. Yego, ngubwo ubutumwa bw'abatwandikiye badukurikira badusabye umusanzu w'uko twabatora kugira ngo arebe yuko yakwegukana iyi ntsinzi yo kwamamaza ariya mavuta, ni ukumufasha kumuremera umurimo ngayo ngo no kuba ambassador, mbega ubwo ni brand ambassador. Maze rero ariko ntashira ibindi turajya tuganira kuri business bisanzwe, kandi turi kumwe mu gihe dutegereje ibizava mu igenzura haryo. Dutegereje amabwiriza azagira ate, azagenga yama cryptocurrency cyangwa virtual assets, uko azakoreshwa nuko azacuruzwa ku isoko ry'u Rwanda, natwe tukaba abaryohe. Murakoze rero, mugubwe neza, mujye mukomeza gutera inkunga iyi channel kugira ngo turusheho gufatanya muri uru rugendo. Mugubwe neza.